Yes, ibihe byiza nanone reka nkwifurize kugubwa neza ndetse no gukomeza kumererwa neza abakunda filime Inzira y'umusaraba, by'umwihariko abakunda iribagiza na Cyusa, ndizera neza ko mumeze neza. Uyu munsi rero ngiye kubabwira amakuru meza mutigeze mumenya kuri iribagiza ndetse na Cyusa mu minsi ishize yose yatambutse, ngira ngo twigeze gutambutsaho ikiganiro hashize iminsi tutambukijeho ikiganiro tuvuga ngo ese ari iribagiza na Cyusa ninde wifuza ko bazamuha igihembo cy'uyu mwaka wa 2024 mu bakinnyi bitwaye neza, mu bakinnyi bakinnye neza muri filime Inzira y'umusaraba, cyangwa se abakinnyi bafite abafana kurenza abandi muri filime Inzira y'umusaraba. Twakoze kuri benshi, twakoze kuri Isimbi, dukora kuri Mukanambara, dukora kuri Rugema, dukora kuri Kamarade ndetse na Emile, dukora kuri Isimbi, bose twagiye tubagarukaho ndetse na Fabiola twamugezeho. Hanyuma rero nyuma y'ibyo byose Big Family TV itegura iyi filime ndetse ikanayitunganya, yageneye abakinnyi bayo b'intwari cyangwa se bagize amajwi menshi kurenza abandi, ibagenera ibihembo bitandukanye by'amafaranga menshi cyane yo muri uyu mwaka wa 2024. Mu bakinnyi rero batwaye ibihembo ku ikubitiro, kandi ibyo bihembo babikesha mwebwe iribagiza ndetse na Cyusa, bahawe ibihembo by'amafaranga menshi cyane yo kwinjira mu minsi mikuru y'ubunani ndetse na Noheli. Kubera rero amajwi yanyu menshi mwagiye mutanga kuri bano bantu, uwo bita iribagiza yahawe akayabo k'amafaranga menshi cyane yo kumwinjiza nyine muri uyu mwaka wa 2024 ameze neza cyane. Hanyuma Cyusa nawe yahawe igihembo cy'umukinnyi witwaye neza cyangwa se wakuruye igitsina gore. Ese koko iki kintu yaragikwiye? Hari amakuru menshi yakomeje kugenda avugwa, havuga yuko abantu benshi bareba iyi filime, abagore ndetse n'abakobwa, Cyusa abakurura cyangwa se icyo gitsina gore cyose gikunda uyu musore witwa Cyusa mu basore bose bakina muri iyi filime. Bavuga rero ko uburyo yiyogosheshamo, uburyo yagitingamo, uburyo yitwara n'uburyo yambaramo n'uburyo avuga bikurura abakobwa cyane 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 mu rwego rwo hejuru. Cyane cyane rero 74% mu Rwanda abakobwa barebye iyi filime bose bakunze uyu musore bita Cyusa, ndetse bamwe bavuga ko bifuza guhura nabo kandi ngo icyo yabasaba icyo ari cyo cyose bakimuha batajijinganyije cyangwa se batabitekerejeho kenshi. Kubera rero ayo makuru bagiye batanga byatumye bahabwa ibihembo bishimishije cyangwa se ashimirwa nyine nk'umukinnyi wakuruye igitsina gore muri uyu mwaka wa 2024. Ubwo rero weho urabyumva ute? Ese koko iki gihembo yaragikwiriye? Weho ukurikije ibyo tuvuze muri kino kiganiro, ubona koko uwo mwanya ari uwe? Ubona uwo mwanya ukwiye? Gira icyo tubwira kuri ibyo bintu rero, nimba nawe ubona koko Cyusa akurura abagore cyangwa se akurura igitsina gore. Nimba mumukunda muri abakobwa, nimwihishire mujye muri comment muhamye neza ko iki gihembo yagihawe agikwiye, nk'umurigenti cyangwa se nk'umuntu wakoze cyane, nk'umuntu wabakoresha, nk'umuntu wabakoreye ibitangaza byinshi cyangwa se wabakiniye neza. Ukurikije uko yitwara, ubona iki gihembo bamuhaye ari icye koko aragikwiriye? Iribagiza rero nawe igihembo yahawe ni igihembo cy'umwagiteri mwiza, ni igihembo cy'umukobwa wakinnye neza, ndetse bikavugwa yuko ngo ari umwe mu bakobwa bakuruye emotion z'abagore cyangwa se wakuruye amarangamutima y'igitsina gore, yaba abagore bubatse ndetse n'abafiyemeri. Ubwo iyo tuvuze abafiyemeri tuba twumva ko nyine ari ba bantu bagize gute, ari ba bantu nyine babyariye mu rugo cyangwa se batandukanye n'abagabo. Ngo rero iribagiza yabahaye gukomera mu mitima yabo ndetse no kugira ibyiringiro, bakabona yuko nabo bakoze cyane bakihangana hari ibintu bageraho bikomeye cyane. Iribagiza rero ngo nicyo kintu yakanguriye abantu, ariko nanone ngo ni umwe mu bakobwa bakinye neza kuko ngo yarijije abagore benshi mu gihe barebaga amarore ye n'amaseni ye, ngo yateye agahinda abagore benshi. Rero yahawe igihembo cyo gukontorora amarangamutima y'igitsina gore kwijana. Weho se uri kubona koko iki gihembo gikwiriye koko? Nawe yakuruye amarangamutima yawe? Ubwo ndabaza abagore n'abakobwa, mutubwire twumve ko iki gihembo iribagiza yagitwaye agikwiriye. Urumva rero ibi bihembo byose
babihaye ku bufatanye na Big Family TV ariko bagendeye ku bitekerezo byatanzwe n'abafana ubwo twababazaga ngo ninde ukwiriye kino gihembo, ninde mubona ukwiriye ibihembo by'uyu mukinnyi w'umwaka wa 2024. Birangira rero mwese muhisemo Iribagiza, abadahisemo Iribagiza bahitamo Cyusa, birangira rero batsinze kuri ayo majwi, niko guhita babagenera ibyo bihembo. Rero nawe urajya muri comment utubwire uko ubyumva, nimba nawe wararebye filime, nimba waragendanye natwe ukaba wararebye uburyo bagitingaga, ukaba wararebye uburyo babikoraga, utubwire ngo ndabona ibi bihembo bari babikwiriye ari ibyabo. Uraza kuba udufashije cyane kubona ko tutibeshye ku bakinnyi twahaye ibihembo. Nimba ubona hari n'undi rero ukwiriye ibihembo ukaba wumvise tutamuvuze muri iyi filime Inzira y'Umusaraba, umwanya n'uwawe ngo ujye muri comment utubwire ati na runaka muzamuha igihembo kijyanye n'ibi ngibi kuko yaragikoreye yitwara kuno. Hanyuma uwo bita Isimbi nawe hari igihembo bagiye kumuha. Isimbi biri gukemangwaho ariko abafana bari gukomeza gutanga ibitekerezo. Isimbi barashaka kumuha igihembo cy'umukobwa wakuruye igitsina gabo mu buryo bujyanye n'imyambarire n'abasore. Nimba rero abasore muri kumva kino kiganiro, abagabo mukaba muri kucyumva, muratubwira nimba Isimbi akwiriye kino gihembo ukurikije uburyo ubona imyambarire ye, ukurikije uburyo yagitingamo cyangwa se n'uburyo yambara. Ese koko yakuruye abagabo cyangwa se ibice by'umubiri bye byabashije gukurura abagabo mu buryo yitwaragamo cyangwa se uburyo yagitingagamo n'abasore? Namwe rero murakomeza kugenda mubigarukaho muri comment. Ndabashimiye ko mwabahaye amajwi yanyu, bityo bizatuma barushaho gukina neza kubera ibihembo bagiye batsindira ndetse no kubagaragariza urukundo rwanyu. Hanyuma rero muri episode ya 45 twababye ko dushaka kusiga ibintu byose bisobanutse muri filime Inzira y'Umusaraba. Nta kintu na kimwe dushaka ko kizabagwiririra cyangwa se kitazasobanuka. Turashaka gusobanura ibintu byose, ukuri kukajya hanze, umuti wa Iribagiza ukaboneka, Iribagiza akabana na Cyusa, ibintu bigasobanuka mbega muri rusange. None turi kwibaza ngo ni ibihe bintu mushaka ko twibandaho bibiri by'ingenzi, harimo kubona umuti ndetse no gukora ubukwe n'ibindi bintu mwumva mwebwe by'ingenzi kuri mwebwe, kabone niyo twebwe twaba tutabivuze ariko mwebwe mwumva ari ingenzi, wabitubwira muri comment. Ibyo ushaka ko twibandaho bikazarangirana n'iyi minsi mikuru bisobanutse, tukazinjira mu wundi mwaka turi kureba ubundi buzima bushya bwo muri filime Inzira y'Umusaraba, uretse bino twirirwa dukina cyangwa se duhora dusubiramo. Uraza kubitubwira muri comment, tubyihutishe tubishyire muri filime, tubimwereke, tubibereke kugira ngo musobanukirwe n'iyi filime neza cyane kandi mwishimye. Nkushimiye ko wakomeje gukurikirana kino kiganiro cyanjye. Njye Di Bosco Nsabimana, ndizera neza ko twabanye neza muri kino kiganiro. Imana iguhe umugisha kandi kurinde, irinde ubuzima bwawe, izakugeze muri 2025 uri amahoro. Bizaba ari byiza kandi bizatunezeza kukubona uri muzima. Imana yakugejeje muri 2025. Ciao ciao.